Ikaze mu kiganiro no lie aho dukubitira ikinyoma kubuye. Umukobwa wa Rutayisire rero Dr. Rutayisire witwa Isimbi Deborah yagarutse ku mihanda. Icyamwirukanganaga rero ubanza cyararangiye. Tubibutse ko uyu mukobwa Isimbi Deborah yabaye Miss Campus Butare, ariko nyuma yahita twarinda induru zaravuze mu Rwanda ziti ni gute umukobwa wa pastor uzwi kimenya bose kandi bivuga ko yubaha Imana twarinda. Rutayisire byamusabye kwisobanura da. None umukobwa yongeye kugaruka ku mihanda, amafoto acicikana ari kumwe n'umuntu witwa umugabo we, ndetse nawe bwite yagarutse ku mihanda ari kwivuga ibigwi. Bikomeye bimaze gushira abubabaga barahaguruka. Ngayo nguko Pastor Rutayisire rero no umugabo w'ingoma, ariko rimwe na rimwe ako kwiga akajya agacishamo akavuga, ariko babenda kumwica. Ngayo nguko rero uyu mukobwa Deborah rero se azaniye icy'abanyarwanda nabo banza ari ubutekamutwe nk'ubundi bwose. Hagati aho witwa Perezida Makoro ngo ibintu biri kwanga ari kubikirumira habiri. Ari kuba ikirumira habiri mu kibazo cya Kagame na Tshisekedi. Iparati ubusugire bwa Kongo bugomba kubahirizwa. Ni mu gihe yaburaga na Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi warugiye ngo kumubwira ko umukobwa wa Lumumba agomba gusimbura mushiki wanyu mushiki wabo Louise. Uyu mushu rero nawe utorohewe ngo ibyo kuvuga ngo arafata manda ya gatatu bigaragara nk'ari kugundira ngo Kongo nagizigera imworohera namba. Ngo yarasizoye. Umushu rero usanzwe rusanzwe yikinira mu gihugu cya wenyine cya Francophonie yarayifashe ayishira mu ikoti. Ubu ngafite umwataka, afite umukompeta, afite mukebukazi ariwe Madame Lumumba, wahoze ari umwana wa Patrice Lumumba wa Kongo. Uyu yahoze ari ministri w'umuco nyine kuga Laurent Désiré Kabila. Uyu rero yaje guhangana na Louise mushiki wabo, kandi kuri diplomasi ya Kongo Louise mushiki wabo banza tazawuhonoka. Ngayo nguko rero Macron rero ikimira habiri hamwe arajya mu Rwanda agarushyikira muri Cabo Delgado muri Mozambique, ubundi akaza muri Kongo. Mwarabimishije ko ingabo ze mu minsi yashizwe zabonye ikisangani. Hagati aho akaza akabwira Tshisekedi ati busugire bugomba kubahirizwa. Abazungu nuko babaye, iyo urebye nawe baragukubita induru zikavuga, kandi bakakubitisha urushyi rumwe urundi rukakubwira ko muri kumwe. Ngayo nguko Kagame rero ngo yazamuye mituweli ngo arebe ko yararuramo ayo gutera inkunga M23 imerewe nabi. N'ikirombe cya Rubaya ngo cyatangaga nibura akantu ngo ubu kimerewe nabi. Ari nacyo bari bacungiyeho, ariko ngo M23 RDF ngo basize bati iki kirombe aho kugira ngo tugitakaze twahatakaza umutwe. Ngo niyo mpamvu intambara muri Masisi ngiravuze ubu ngo ninjyana muntu. Ngo kugira ngo bayitware bakwemera Goma Bukavu zose zikagenda, ariko bayikahaguma kuko niyo ibaha amafaranga yo gukomeza urugamba. Bitari ibyo bahita bikura mu kibuga Tshisekedi asigara akisasararangamo, agasigara ari bugikontorora rwose. Mituweli yazamutse, abaturage bati yo ubukene buratwishe buranuma namwe mukongeza mituweli. Abaturage se n'indubumba sha barababeshye. Ingomira rikika mwigiba muri aho ngo mubyeyi w'igihugu ngo igihugu kiradukunda, igihugu se ninde barezi gusa. Abandi bararya mwe magatanga igihugu utaye ubwenge ashema bwe. Ikindi ati mugabo arigira atakwigira agapfa. Ibyo bintu bya mituweli ni mutayishakamo nibareba. Ikindi njya mbona abanyarwanda mwarigize ba nibindeba, aho mu buri bintu ari leta yaje kwikuba service ikabana bafashe igashira programs zabafasha ahubwo mukajya kuyisingiza. Ibi biratuvaho tugana kuri se muhungu wa Mutinganyi. Kuri Twitter bamuhaye nyina. Yihaye gusebya Badirama uherutse kwamagana avugiriza induru Kagame.
avuga ngo Badrama ngo yahishe ko yabaye umusirikari kadogo ngo yinjira muri Amerika ngo ikindi ngari kuri green card ngo na senata afite bityo aragenda yandikisha kuri Twitter ataginga inzego zose zabimukira n'abinjira basohoka n'iz'umutekano imbere mu gihugu Homeland Security ati rwose uwo mutipe muterure tugarurire yasaze abatavuga mu butegetsi bamwibukije ko yirukanwe muri Amerika kandi yafashe abana ku ngufu bityo nta jambo afite ryo kuvuga ndetse nk'inzego za Amerika zabari abasazi ziramutse zimwumvishije Eric Semuhungu twibutse ko ari umutinganyi wenyine u Rwanda rwagize yagiye kumugaragara ati ndatingana abanyarwandakazi ubu rero Semuhungu nawe yibutse ingoma mu gihe atatanzwe na Shadibu nawe yinjiye mu gatsiko kibasira abatavuga n'umwitegetse cyangwa bavuga uko batekereza ibintu arashaka ko utavuga neza Kagame wese ngafungikinwa ariko Shadibu wese kutafunze icyo kinwa cyawe mureka abantu bavuge muzamenye ukuri niko kuzabatura uko kuri niko kwabatuye Badrama ariko abatarabatuka bamubwira ngo vuga uvuye aho nyamara kandi ngo utazi ubwenge ashima ubwe kandi umucakara utabizi biragora kumubohora uwo ni Shadibu uwo ni Semuhungu n'abacakara batizi buriya ngo biragoye cyane kubohora umucakara utazi ko aboshwe ariko ngo bamaze kumenya ko aboshye we rwose bari nko gukangura uwisinzirije ngayo nguko rero Shadibu na Semuhungu rero mu rugamba rwo kudefanda Kagame nawe ugeze mu marembera y'intambara ya M23 ndetse n'amahanga maze kumuvaho asigaye atabaza abanyamerika ati mwe mutinjije ibyano gato dore politiki abanyarwandakazi imva rero rusange yabyemo abantu basaga 170 yavumbuye muri Uvira aho M23 iherutse kuva ibyaha by'intambara izi nyeshyamba zizabicika zite taretse na jenoside ngayo nguko ibyaha by'intambara byashinjwa AFC M23 ADF ko ari bo bica bagashira mu byobo ni mu gihe kandi intambara ikomeje kuvuza ubuhuha abahambwe igoma bo mu byo rusange bo nakavuye nta muntu utabizi bwose mu kiganiro cyacu cyamanje twabwiye ko Human Rights Watch ifatiye ugahanga Perezida Kagame ivuga ko nyuma y'imyaka 3 Kizito yishwe ngo n'ubu u Rwanda rugihonda ishoka abatavuga mu butegetsi abatanga ibitekerezo byabo n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ni ibirego leta y'u Rwanda ihora ihakana yivuye inyuma tereka washweshwe twe turi demokarasi yigendera demokarasi yahe igitugo gisa cyane ikigenda cya kindi kica kigahotora kikagira gute hagati aho ngo Bizimana Jean Damascene minisitiri wa bintu bumwe abantu benshi bakomeje kuvuga ko ari kiryabarezi yitwara propaganda ya perezida ndetse ya leta ya FPR Inkotanyi yo kuvuga ko abahutu nta kintu bamaze kiryabarezi hano uko Bizimana rero ngo yagiye ipariye ngo azi ngo bazamuyoboka ngo azi ngo sali zazamo abantu benshi ariko ngo yikaze haje abo leta ihaburuse gusa abanyarwanda bo mahanga bamaze gusobanukirwa bamaze kumenya ubwenge ngo ipari rero Bizimana yakubise igihwereye sheke iragenda neza harumirwa ngo haje ababurusiye rero nabo kandi ngo seko neza bari kuza ngo baza kubera ko iyo utaje buruse bayigukuraho nuko FPR ikora ni iterabwoba Bizimana rero ngo yakubise igihwereye mu gihe yarazi ko hari abazamuyoboka ahubwo yashoboye kujya kubwira abahutu baho ati Jesse nonse amashereka reka abambeshera ba Padiri Fortunatus barambeshera abandi batari ko Bizimana wagireka ibintu by'ububwa ubonse amashereka y'abahutu ko mukorana ko mwirirukana uburi kwihakana wihakana ibiki wewe ko nukuntu usa ko tari inkotanyi kudasa n'inkotanyi zuzuye
abanyarwanda icyo kandi bemera sha muzi gusubiza muzi gusubiza rwose. Turasoje rero ikiganiro cyacu twibanze kuri Makoro ukomeje kubikirumira habiri mu cyazo cya Kongo n'u Rwanda. Twasubiyeho ibyo ari kubwira Tshisekedi ko usugire nko kubahirizwa ariko agaca hirya gaha RDF amafaranga yo kujya kurwana muri Cabo Delgado, amafaranga hindukiza kikayatwara Kongo agakubita abakongomani ngayo nguko ko kumwe kuragufasha ukundi kuragukubita. Naho Kagame ngo yazamuye mituweli ngo arebe ko yararura mu make kuko ibintu bikomeje gukomerera budget n'amafaranga ashora mu ntambara. Hagati aho Eric Semuhungu na Shadibu ngo binjiye mu barwanira Kagame ngo barashaka batavuga n'ubutegetsi bose bafunga ikirunwa, ariko ukibaza impamvu bo badafungura urunwa rwabo ngo baceceke. Niyo bumva kuvuga ibyo umuntu atekereza ko ari ikibazo. Muri Kongo ho imva rusange ibyaha bya jenoside n'intambara zikomeje kuvumburwa, abasaga 70 bose nk'uko byandikwa na Associated Press birara abakuru by'Abongereza. Naho umukobwa wa Dr. Rutayisire Isimbi Deborah yagarutse ku mihanda, icyamwirukanganaga rero banza cyararangiye ngo igisebo yahaye se ngo cyatumye ava muri club mu tubyiniro. Ngayo ngukorera Uwiteka abane namwe, kiganiro nakagaruka. Bye bye.